Biragoye cyane ko mbona umera mvuga kuri uyu mugabo, ariko reka ngerageze. Bamwita Itaha Iwacu, igitangaza, Munyakazi, umuhungu wirwanyeho kugeza ageze ku gasongero k'umuziki nyarwanda. Nawe ubwe iyo muganira akubwira ko ari umukozi, byarenze kubivuga mu magambo no mu biganiro agirana n'abantu, ahubwo noneho abishyira no mu bihangano bye. Kenshi mu ndirimbo ze uzamwumva avuga ukuntu ari Munyakazi. Kandi ninjye Munyakazi njyenye n'ubahana. Byararangiye nta kundi heba abanzi bababare nta kundi. Bruce Melody ni izina riremereye cyane, izina rikomeye kuruta ayandi yose mu muziki nyarwanda, ndetse kenshi ugendeye ku bikorwa bye, ibihembo amaze gutwara, ibitaramo amaze kwitabira n'igikundiro afite mu banyarwanda, bahamya ko ari umuhanzi wa mbere uyoboye umuziki w'u Rwanda kuva i Kigali mu Rwanda kugera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baramuzi cyane. Uretse kuba ari umuhanga, akagira ijwi ryiza bihebuje n'imiziki myiza benshi bakunda, abenshi ubwo buriya banamukundira uburyo azi kuganira cyane, ku buryo yirekura mu bistori bye bidashira, atebya cyane, akanaganira ukuri kwinshi. Ni ibintu byanamubaje bro, byaragaragara no kuri stage kugeza aho arize mwana. Kugeza aho arize byaragaragara kuri stage ko mubabaje. Uyu mugabo amaze kuzamura ibendera ry'umuziki nyarwanda, kuko uretse kuba yaragiye akorana n'abahanzi bakomeye muri Afurika barimo nka Khaligraphy Jones wo muri Kenya, Harmonize wo muri Tanzania, Eddy Kenzo wo muri Uganda, Inos B wo muri DRC, Sheba Karungi wo muri Uganda n'abandi benshi. Noneho rero yanateye intambwe akora collabo y'ibihe byose, indirimbo When She's Around yakoranye n'icyamamare cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shaggy. Ni indirimbo yakunzwe cyane, ndetse namufungurira amarembo, imwambutsa imipaka, imuvana i Kanombe imugeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aratumirwa ku maradiyo n'amateleviziyo akomeye, reka sinakubwira. Iyi ndirimbo kandi yanamugejeje ku rubyiniro rumwe n'ibindi byamamare byo muri Amerika mu bitaramo bitandukanye yahakoreye. Ibi byose byabaye mu mpera z'umwaka w'2023, byose abikesha iyi ndirimbo yakoranye na Shaggy. Iyi ndirimbo kandi yanatumye akora amateka yo kuba ari we muhanzi wa mbere w'umunyarwanda wakoze amateka yo kumvikana kuri radiyo zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikina indirimbo ye. Iyi nyine yakoranye na Shaggy. How'd you get started in music? Were you doing music in church and stuff? Oh, obviously I started from church. Yeah. But after some time then I started doing my career as a young boy. So I started as a producer, the music producer. Bruce Melody ni icyamamare koko, ubwamamare bwe unashimangirwa n'uburyo akurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, kuko nk'ubwo ari mu bantu mbarwa batarenze 4 mu Rwanda bakurikirwa n'abasaga 1 miliyoni kuri Instagram. Vuba aha nibwo aherutse kuzuza aba followers 1 miliyoni kuri uru rubuga nyine. Nkaho ibyo bidahagije, mugani wa Mwanafunzi, uyu muhanzi ari no mu ba mbere b'abanyarwanda bafite YouTube channel zikurikirwa cyane. Ndavuga mu bahanzi kuko bamaze kugwiza aba subscribers barenga 542,000. Rimwe asa n'utebya mu kiganiro yagiranye na Irene Murindahabi biciye kuri YouTube channel ye yitwa MIE, yagarutse kuba yafata ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Icyo gihe hari hashize igihe gito umuhanzi Muneza Christophe afashe ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo kwizihiza imyaka 29 ishize u Rwanda rubohowe n'ingabo zahoze ari RPA Inkotanyi zari ziyobowe n'ubundi na Perezida Paul Kagame. Muri ibyo birori rero umuhanzi Christopher yagize amahirwe yo kwifotozanya na Perezida Paul Kagame, ariko Bruce Melody we utari wabibashije aganira na Murindahabi yaramubwiye ati, ndabizi neza kwifoto na Perezida igihe kizagera nkayibona kuko Perezida akunda abantu b'abakozi. Maze Bruce Melody aseka ati, kandi je ndi Munyakazi. Yabivuze asa n'ukina, ariko nyuma y'ukwezi n'igice ku itariki 19 z'ukwa munani mu 2023 ubwo uyu muhanzi yari amaze gutaramira bitabiriye isozwa ry'iserukiramuco Giants of Africa, yahuye na Perezida Paul Kagame, maze ifoto y'amateka n'uyu mugabo w'umunyabigwi irafatwa. Ubwo Bruce Melody cyangwa se Munyakazi nk'uko akunda kwiyita abakabije inzozi ze gutyo. Abakurikira cyane iby'umupira w'amaguru muzi ukuntu bigoye cyane kuvuga izina Lionel Messi ugasiga irya Cristiano Ronaldo. Muzi hangana n'igereranya rikomeye riba hagati y'ibi bihangange byombi, ariko ahanini bitarimo urwango
kuko unasanga bahanganishwa n'abafana babo bashingiye ku bikorwa byabo nyine. Uku neza ni nako bigoye cyane kuvuga kuri Bruce Melody ngo usige The Ben. Melody akunze kumvikana asa n'ushotora The Ben nubwo atajya musubiza na rimwe. Nyuma rero yo kumvikana avuga ko ngo azamukubita agakoni kunda, Melody uherutse kumvikana avuga ko The Ben yari yarazimye ariko ngo akagarurwa n'amatiku. Ati nagende n'ubundi ntatuzi yamvomeraga, ariko noneho yabihuhuye kurushaho avuga ko ngo ubwo bahuriraga muri Amerika mu gitaramo bombi bari bitabiriye muri Rwanda Day ngo bahoberanye, hanyuma ngo The Ben akamukanda mu nda, imbavu akenda kuzituritsa. Iri hangana naryo turaza kurivugaho. Uyu mugabo rero benshi bakunda, ufite ijwi ryahogoje benshi mu ndirimbo zuje injyana n'amagambo akabakaba imitima ya benshi, niwe tugiye kugarukaho. Bruce Melody mu by'ukuri ni muntu ki? Uyu mugabo wakuriye mu buzima butari bwiza cyane, yabwigobotoye ate kugeza ubwo uyu munsi ari w'Abanyarwanda batunga urutoki iyo bashaka kuvuga umuhanzi ukomeye kandi ukunzwe? Hanyuma se mu buzima busanzwe nyuma y'umuziki abaye hate? Wageze kuri Rotation Media, naho nge nitwa King Sent. Guhaye ikaze. Nk'uko inyandiko nyinshi zibisobanura, ubundi Bruce Melody amazina ye yose ni Itayiwacu Brice, wavutse tariki 2 z'ukwa gatatu mu 1992, avukira mu karere ka Kicukiro. Ni umwana wa nyuma ubwo ni bucura mu muryango w'abana 4, aho bavuka ari abahungu 2 n'abakobwa 2. Ababyeyi ba Bruce Melody yabyawe na Gervais Ntibihangana. Uyu yitabye Imana ubwo Melody yari afite imyaka 3. Nyina yitwa Muteteri Verena. Uyu nawe yitabye Imana mu mwaka wa 2013. Uyu mugabo w'umusitari byuzuye yakuriye Kanombe. Amashuri ye, Bruce Melody yize ishuri ribanza rya Camp Kanombe, akomeza amashuri yisumbuye muri Efotec. Akaba yarasoreje mu karere ka Rwamagana ku ishuri rya Rwamagana Islamic Secondary School. Uyu munsi ni umuhanzi w'ibigwi n'amateka akomeye, ariko nawe nk'uko ajya byivugira ngo ibi byamusabye gukora cyane bidasanzwe, kuko Bruce Melody yatangiye kuririmba kera cyane akiri umwana muto, aho yaririmbaga mu rusengero. Yakomeje urwo rugendo kugeza ubwo mu mwaka wa 2012 yinjiye mu muziki. Melody yakuze akunda cyane itsinda rya KGB ryabiciye bigacika mu myaka yo hambere. Iri ni ryo ngo ryatumye agira inzozi zo kuba umuhanzi. Rimwe rero ngo yaje kumenya ko iryo tsinda rituye Gikondo, yiyemeza kujya kubareba. Ngo yumvaga naramuka ahuye nabo cyangwa agahura n'umwe muri bo akumva impano ye nta kabuza ari buze kumufasha. Ahageze rero yahuye nabo arabaririmbira, maze umwe mu bari bagize iryo tsinda yiyemeza kumufasha. Ku munsi wakurikiyeho yamujyanye muri studio ngo akore indirimbo, ariko iyo ndirimbo ntibyakunze ko ibasha gukorwa ngo irangire, kubera ko ngo mu minsi yindi yakurikiyeho Bruce Melody yazaga muri studio akimwa umwanya. Rimwe rero ngo yigeze kuza kuri iyo studio, maze umuriro ushize bamusaba ko ari wugura, kandi mu by'ukuri ngo nta n'urumiya yabaga yifitiye mu mufuka, kuko ngo yabaga yabuze nayo gutega. Ingendo zose yakoraga uko zari ndende kose, kuva i Kanombe kugera i Nyamirambo kuri iyo studio, yazikoraga n'amaguru. Uko kumwaka uyu muriro rero ngo yahise abibona neza ko bari kumwirukana, ahita afata umwanzuro wo kubivamo ntazagaruke. Gusa ariko muri icyo gihe cyo gucika intege ngo nibwo yamenye ko hari studio yafunguye imiryango iwabo i Kanombe, ikaba yari ya Ama G The Black. Iyi studio rero ngo yakorerwagamo na producer Jimmy na piano. Aba bose ngo bakaba barigishwaga na nyakwigendera Junior Multi System. Melody rero ngo yakoze ibishoboka byose yinjira muri iyi studio. Ngo yavaga ku ishuri akaba ari hahitira. Intego yari afite kwari kugira ngo azige ibijyanye n'umuziki no kuwukora abyigiye muri iyo studio nyine. Mu muhate n'umuravu udasanzwe, Melody byaje kurangira amenye gutunganya indirimbo. Gusa ariko ngo aho umutindi yanitse burya ngo ntiriva. Byarangiye yirukanwe muri iyi studio yari ya Ama G The Black, bitewe na bamwe mu bayikoreragamo, ngo kuko babonaga ko amaze kuba mukuru no kumenya ibintu byinshi ku buryo ngo yashoboraga kuzabakura ku mugati. Nyuma rero yo kwirukanwa hano muri iyi studio, Melody ngo yatangiye gukorera mu zindi studio zitandukanye, atangira gukirigita ifaranga nubwo rwose ngo atari menshi. Ubwo yasozaga amashuri yisumbuye nibwo ngo noneho yongeye kubura impano ye yo kuririmba. Yahuye n'umushoramari witwa Munyaneza Janvier washakaga kugura studio ya Ama G The Black, ubundi Melody ngo akajya yikoramo nk'umuproducer nyine. Gusa ariko ngo ibi ntago byakunze, kuko Lick Lick yahise yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho uyu munsi aba.
Melody rero ngo yaje guhura na Fazzo bahita bacura umugambi w'uburyo bakwigarurira studio ya Unlimited Records. Iyi ngiyi yari ivuyemo producer Lick Lick nyine yerekeza muri Amerika. Uyu Fazzo benshi baramuzi, yakoze indirimbo nyinshi cyane zakunzwe mu myaka 10 ishize. Umugambi rero barawunogeje maze bawugeza kuri wa mushoramari Janvier, ibintu bijya mu buryo nguko Melody yisanze muri Unlimited Records ari kumwe na Fazzo. Melody avuga ko Fazzo ari we wumvise uburyo aririmbamo maze amugira inama y'uko ibyo gutunganya indirimbo z'abandi yabishyira ku ruhande maze agatangira umushinga wo kuririmba ize. Nguko Melody na Fazzo batangiye gukorana, umwe ari umuhanzi undi ari umuproducer we. Niwumva indirimbo nyinshi Melody yakoze mu myaka yo gutangira umuziki, kuva kuri Tubivemo, Telefone, Uzandabure n'izindi nyinshi, uzumvamo ijambo ngo Fazzo big producer. Ibyo bisobanuye ko Fazzo nyine ari we wazikoze. Nguko rero Bruce Melody wahoze ari umuproducer yaje guhinduka umuhanzi w'igitangaza nk'uko tumuzi uyu munsi. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe, ariko igihe cyarageze ashwana na Fazzo, baratandukana ava muri iyo studio yinjira muri label ya Super Level abifashijwemo na Mico The Best. Aha rero muri Super Level yarakoze cyane, indirimbo nyinshi ze zirakundwa, akomeza gukundwa no kwamamara cyane mu Rwanda. Muri Super Level naho igihe cyarageze basesa amasezerano, maze mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2022 Melody atangaza ko yasinye muri label ya Cloud9 Entertainment. Gusa aha ntiyahatinze kuko mu mwaka w'2022 Melody yinjiye muri label ya 155 AM y'umujejeta faranga Coach Gael. Aha rero ni naho ibintu yabishyize ku rundi rwego, akora amakorabo menshi n'abahanzi batandukanye kandi bakomeye, barimo n'iheruka yitwa When She's Around yakoranye na Shaggy. Melody kandi nawe ubwe afite label ye yitwa Igitangaza Music, yanyuzemo abahanzi bakomeye nka Kenny Soul na Juno Kizigenza. Gusa kugeza ubu nta muhanzi uzwi uri gukorera muri iyi label. Melody kuva muri 2012 atangira umuziki kugeza uyu munsi yakoze indirimbo nyinshi cyane nawe ubwe atazi umubare, ndetse hari n'izindi nyinshi ziri muri studio. Ibi nibyo bimuhindura munyakazi koko. Ubuhanga bwe mu muziki bunashimangirwa n'ibihembo bitabarika abitse mu kabati ke. Melody yegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8, afite kandi ibihembo 5 bya Salax Award, ibihembo 2 bya Kiss Summer Award, ibihembo 4 bya Hippo Award, ibihembo 3 bya The Choice Award, ndetse na kimwe cya Trace Award aherutse gutwara nk'umuhanzi mwiza w'umunyarwanda. Melody kandi we na manager we Coach Gael baherutse gushora imari mu ikipe ya UGB ikina shampiyona ya basketball mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Mu buzima bwe bwite Melody afite umugore n'abana 2 b'abakobwa. Ni gake cyane uzamubona yerekanye umugore we cyangwa bari kumwe. Abanyamakuru rimwe bamubajije impamvu akunze guhisha umugore we, mu kubasubiza yaragize ati ntacyo nabona mvuga ku mugore wanjye kubera ko yansabye kutamuvugaho cyangwa kumushyira mu itangazamakuru kubera ko akunda ko ubuzima bwe butajya hanze. Ngayo nguko rero ngibyo bya Bruce Melody, Munyakazi Igitangaza, urugero rwiza rw'umuhanzi ukora cyane, umuhanzi uhambaye u Rwanda rufite uyu munsi. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, wakoze kugikurikira kuri Rotation Media. Nge wumva nitwa King Sent. Naho ubutaha, Imana ibarinde.